Tungurusumu bamwe bakunda ndetse bamwe banga bitewe n'agahumuro kayo. Ni umuti kandi ni biryo. Yakoreshejwe rero na benshi ndetse mu bantu ba kera mbere ya Yesu Kristo. Ikavuga ko tungurusumu yatangiye guhingwa muri 1325 ndetse ikaba yaratangiriye muri Egiputa ndetse ikaba ariho yatangiriwe no gukoreshwa mu bikoni ndetse igakoreshwa no mu buvuzi. Tungurusumu rero mu bintu bimwe ishobora ko yarafashije abantu ba kera nuko yabafashije mu kongerera imbaraga abantu babaga bari gukora imirimo y'ingufu, imirimo ikeneye ingufu. Kandi nanone ikaba yarakoreshejwe nanone no kuvura indwara z'ibicurane. Tungurusumu nanone ikaba yarakoreshejwe rero n'abasirikare bo muri Roma ndetse yakoreshejwe n'abasare kugira ngo batananirwa ndetse n'abaturage bo muri Egiputa ndetse no muri Roma. Tungurusumu ivuga ko ikungahaye ku bintu byinshi. Bimwe muri ibintu ikungahaye ko nuko ifite fiber nyinshi ndetse ifite vitamine nyinshi. Ifite vitamine B1, B2, B3, B5, B6 ndetse na B9. Kandi nanone ikaba ikize muri vitamine C. Uretse ibyo, tungurusumu nanone ikize mu myunyungugu kandi nanone ikize mu butabire. Tungurusumu rero ni nziza nubwo bamwe bayanga bitewe n'agahumuro kayo. Ariko hari umuvandimwe uno munsi wanyandikiye message ambwira ngo abatabizi bicwa no kutabimenya. Bamwe rero bayanga ko batazi ubwiza bwayo ndetse batazi akamaro kayo. Kandi nanone abenshi bayanga kubera ko nyine ifite kara gahumuro katari keza, ariko ntabwo bazi inyungu za kara gahumuro ku buzima ndetse ku mubiri w'umuntu. Bimwe rero mu bintu tungurusumu yagufasha mu bijyanye n'ubuzima ndetse n'amagara yawe nuko tungurusumu irwanya fatigue cyangwa se ituma umuntu agira imbaraga, ikarwanya umunaniro. Ushobora kuyikoresha rero mu gihe witegura gukora umurimo w'ingufu. Mu bantu bakora imirimo y'ingufu, iyo wariye tungurusumu ari mbisi ituma utananirwa, bityo umurimo wawe ukawutunganya neza kandi ukawusoza neza ndetse ukaba successful. Ikindi nuko tungurusumu ifite iyo bita sulfur compound. Iyi ikaba ifite ubushobozi bwo koza cyangwa se bwo gusukura umubiri. Ndetse iyi sulfur compound irinda umubiri ku bintu bijyanye n'ibyo bita ama heavy metals cyangwa se ibyuma biba biri mu mubiri ndetse bitewe n'amazi tunywa ndetse nanone n'ibikoresho dukoresha bitaba ari bizima. Bityo umubiri wacu ukasangamo ibyuma bitandukanye harimo za copper ndetse na lead. Ikindi nuko tungurusumu nanone ifitiye akamaro abadamu, bityo ishobora kubarinda indwara zirimo indwara nka zijyanye n'imihango, cyane cyane imihango ibabaza. Bityo kurya tungurusumu mbisi bikavuga ko umuntu urya tungurusumu mbisi atagira imihango imubabaza cyangwa se imihango ibabaza. Kandi nanone tungurusumu mbisi iyo yariwe neza ituma umuntu adasaza vuba. Nanone tungurusumu mbisi ifite ubushobozi bwo kurwanya inzoka zo mu nda, bityo bigatuma zitiyongera ndetse ikaba ifite ubushobozi bwo kwica amagi y'inzoka aba ari mu nda. Kandi nanone tungurusumu ivuga ko yakoreshejwe mu kuvura ibicurane aha hari muri 1918. Tungurusumu nanone ifite iyo bita antivirus.
ikaba ifite ubushobozi bwo kurwanya indwara zatera indwara zishobora guterwa na virus, kandi nanone ifite ubushobozi bwo kurwanya indwara ziterwa na bacteria ndetse n'indwara ziterwa na fungo. Kandi nanone tungurusumu ni nziza mu bantu bafite ikibazo cy'indwara y'umuvuduko w'amaraso. Ivugwa ko ishobora kugabanya BP, bityo umuvuduko w'amaraso ukagabanuka, bityo iyo ndwara ikashobora gukira. Ikindi nuko nanone ifite ubushobozi bwo kugabanya ibinure biba biri mu mubiri, cyane cyane ibinure bidakenewe. Ikaba rero nanone ivuga ko ishobora kurinda umutima kurwara indwara z'umutima, kandi nanone ishobora gukoreshwa mu kwirinda constipation, kandi ishobora no gukoreshwa mu kwirinda indwara zo mu mutwe nka Alzheimer ndetse na dementia. Izi ni indwara zijyanye no kwibagirwa, cyane cyane zikunda kuboneka mu bantu bashesha kanguhe. Ishobora gukoreshwa rero mu bantu bashaka kwimprovinga muri memory, cyane cyane iyo wayiriye ari mbisi. Ibyo rero ni bimwe tungurusumu ishobora kugufasha kwirinda ndetse no kwivura. Ni nziza rero kuko ifite ibintu byiza yamarira ubuzima bwawe ndetse n'umubiri wawe. Yikunde rero uyirye, kandi uyirye bibaye byiza wayirya ari mbisi. Icyitonderwa ariko, abantu bakunda kugira ikibazo cyo kuva cyane ntabwo ari byiza ko bayirya. Kandi nanone tuvuge nko ku badamu bari mu mihango, ntabwo ari byiza ko bayikoresha cyane kuko ituma umuntu ava cyane. So abantu rero barwara indwara zituma bava cyane ntabwo ari byiza ko bayikoresha, cyane cyane iyo ari mbisi. Ahubwo ushobora kuyirya mu biryo, kandi nanone ukayirya atari nyinshi, cyangwa se ukayinywa mu mazi ashyushye. Ushobora gukoresha rero intete ebyiri ku munsi, ukabikora inshuro 3 cyangwa se iminsi 3, uwa 4 ukaruhuka, maze ukongera ugatangira mpaka wujuje icyumweru cyangwa se iminsi 14, mu gihe hari ikintu ushaka kwivura cyangwa se ushaka kwirinda. Nibyo rero mu bintu bijyanye na tungurusumu. Murakoze, reka mbibutse ko muri kurikirana ikiganiro inama y'ubuzima ndetse ikiganiro cy'ubuzima, kandi nkaba mbasaba ko mukomeza kudutera inkunga, mugakora share, subscribe, like ndetse na comment, ndetse mushaka no kutubwira ibyo mushaka gusobanuza, ndetse hari n'ibindi mushaka kwiga ndetse no gusobanukirwa, mwatubwira muri comment yanyu maze byose tukabibagezaho. Ndi umuvandimwe wanyu rero John Nyandwi. Murakoze, shalom shalom, mugire ibihe byiza.